Inkuru y'umunsi. Mu nkuru y'umunsi tugiye kurebera hamwe uko Imana yatangiye kurema ibintu. Ibintu byiza byose dufite bikomoka ku Mana. Yaremye izuba ngo ritumurikire ku manywa, irema ukwezi n'inyenyeri ngo bijye bitumurikira nijoro. Kandi si ibyo gusa yaremye n'isi dutuyemo. Ariko izuba, ukwezi, inyenyeri n'isi si ibyo Imana yabanje kurema. Mbese uzi ibyo Imana yaremye mbere na mbere? Ndabizi benshi bahise bibaza iki kibazo. Ibyo Imana yabanje kurema mbere na mbere ni ibiremwa bitaboneka bisa nayo. Ntidushobora kubona ibyo biremwa nk'uko tudashobora kubona Imana. Muri Bibiliya ibyo biremwa byitwa abamarayika. Imana yaremye abamarayika rero kugira ngo babane nayo mu ijuru. Ushobora kwibaza uti icyo gihe isi yari imeze ite? Mu ntangiriro nta washoboraga kuyibaho, nta kintu cyari kiriho uretse inyanja nini yari yitwikiriye. Gusa icyo gihe Imana yashakaga ko abantu bayituraho nibwo yaje kuyitunganya. Ushobora kwibaza uti se yabigenjeje ite? Mbere na mbere isi yari ikeneye urumuri, bityo Imana yatumye urumuri rw'izuba rumurikira isi. Yabikoze ku buryo hashoboraga kubaho igihe cy'ijoro n'igihe cy'amanywa. Nyuma Imana yatumburiye mu nyanja ubutaka. Mu mizo ya mbere nta kintu cyari ku isi byari bimeze nk'uko bigaragara kuri iyo shusho. Nta ndabo zariho cyangwa ibiti cyangwa inyamaswa. Nta n'amafi yari mu nyanja. Ibi ngibi bigaragaza ko Imana yari igifite umurimo munini wo gukora. Ibi byose yabikoraga kugira ngo isi ibe ahantu heza cyane ho guturwa n'inyamaswa n'abantu. Nyuma y'ibi byose kandi reka twifashishe imirongo yo muri Bibiliya ariyo Yaremye igice cya 10 umurongo wa 12 ndetse n'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 kugera kwa 17 ndetse n'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 1 kugera kwa 10. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 1 kugera kwa 10 haravuga bati: mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo ndetse n'umwijima. Nuko Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Nuko Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo mu isi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Nuko Imana yita iryo sanzure ijuru, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Maze Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi ryita inyanja. Nuko Imana ibona ko ari byiza. Reka tunifashishe n'umurongo wo mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 kugera kwa 17. Kwa 15 haragira hati: ni nawe ishusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Kwa 16 haragira hati: kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Ku murongo wa 17 haragira hati: yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Reka kandi turifashisha ijambo ryo muri Yaremye igice cya 10 umurongo wa 12 rigira riti: Imana niyo yaremye isi n'imbaraga zayo, isi n'abayirimo yayikomeresheje ubwenge bwayo, ndetse kandi ijuru yaribambishije ubuhanga bwayo. Inkuru y'umunsi.